isi buriya nijuru nta rugendo rurerure ruhari, nta rugendo rurerure ruhari. Buriya naha twicaye iyo ujuje ibyangombwa byo kuja mu ijuru, kujya mu ijuru ntago bisaba gutega igare, nta n'indege, nta na moto. Buriya naho twicaye ushobora kugera mu ijuru utavuye aho. Iwacu ni bugufi cyane. Ijuru riri kure y'abakora ibyaha ariko rikaba hafi y'abizera. Ngiye kubabwira ikimenyetso kimwe cyerekana ko mu ijuru ari hafi. Hari umuririmbyi mwigeze yuzura umwuka wera hari i Kigali, aravuga ngo negereye i Yerusalemu mu mugwa mwiza warimbishijwe, kandi ndi hafi yo kugerayo inuma zaho. Oho, mu biguruka bigira ijwi rito inuma niyo ya mbere, kandi iri jambo yarivuze ari mu Rwanda ahagaze no ku butaka, ariko aravuga ngo inuma zo mu ijuru. Murumva atari bugufi se? Murumva atari bugufi se? Mu ijuru ni bugufi bw'abizera, hakaba kure y'abakora. Satani ati rambura ukuboko usorome kugira ngo umenye ko nge ntabeshe, mpangeho nawe uhita ujyaho usangire n'umushitsi. Ngo umudamu arambura ukuboko arasoroma, aha Satani arajya nawe arajya ati ibingibi ubibikire sheri wawe. Ibiragiye iravuga iti ndagakoze, izongera Imana kuvuga ngo kumurema itambwi. Iyo iragiye Adamu baraje ati bite madamu? Mudamu ati karibu ku meza. Ibise nibiki? Ati nibyo nasoromye. Ko wasoromye ku byo yatubuje? Ati nuko utagira abashitsi, nuko utagira abashitsi. Hano twakiye umushitsi usobanutse uzi ibintu byose, yavuze ngo kiriya Imana yatubujije nicyo kiryoshye, kandi ubu tuvugana narangije no kukijya nariyeho. Adamu ati wariye? Ati nariye, nawe ryaho. Adamu ati bwo sinarya ku giti Imana yatubujije. Umudamu ati nutajya ndarira. Bagira amarira hafi niwe ba mbere, ngo nutajya ndagira gute? Mu bintu bitera ubwoba umugabo rero ni ukubona umugore arize. Nutajya ndarira. Adamu ataho kugira ngo urireza nanjye, ngo bararya bombi ako kanya, ngo amaso yabo arahweza. Uwa mbere arebye mugenzi we ati icyo kibunoze, undi ati wose kutambaye isutiye. Buri muntu wese ahita yiruka, nguwo hirya muri manderena, undi atambika muri pome ngo barihisha, ngo ako kanya Imana birabasuye. Yesu ngo akomeza ubutumwa, ahita aje i Yerusalemu. Aje hehe? Ijambo rya mbere yavugiye i Yerusalemu, yarababwiye ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yanjeho ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'iki, mbwira imbohe ko zibohowe, mbwire n'ibisenzegeri ko karuhura yaje. Ahita avuga ijambo ryiza, muvuze ngo amena naribabwira. Arababwira ngo mu cyimbo cy'ivu nzabaha amavuta. Cyo bita kuvunja. Mu cyimbo cy'ivu nzabaha iki? Amavuta. Kandi abayuda barabahanga mu gusoma. Esaya yari yarababwiye ngo muri mu buretwa, ariko uburetwa murimo muzabumarwa no gusirwa. Yesu rero abavuze ijambo amavuta, baravuga bati ibintu hari bya bindi byadukura mu buretwa. Abandi bati yarasoje neza nuko yatangiye nabi. Bati yatangiye gute? Yatangiye avuga ngo ashaka kubabarira ibyaha ku buntu, kandi abantu basanzwe bababarirwa ibyaha, bazanye ibimasa, inuma n'intungura. None nababarira ku buntu, twe tuzakukana iki? Ayo mashi ntangana n'abantu bari hano, mukomere Imana amashi, muhuze ibiganza. Ababyeyi barimo bavugiriza Imana impundu, mukomere Imana amashi. Abatari kuyakoma ndi kubareba, ubwo bazayakomera. Ndavuze ariko yari Imana navugaga yaturemye, tuyikomera amashi. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko ngize umugisha kugera muri iki giterane. Protokole baravuze ngo abari haraguru barihangana, ariko ndaje mpindukira ntabwo ntema imisumari. Amen, amen. Haleluya. Nabo ndaje mbibuka ko baje mu giterane. Ndagira ngo dufatanyirize hamwe twumve ijambo ry'Imana.
ndashimira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo yantekereje ko nanjye mba mubo kwizerwa ikangabiri y'umurimo. Ndashimira korali Beteri, ndashimira umushumba w'itorero rya Beteri kandi akaba n'umushumba wa paruwase. Babyemeye ko tugomba kuza muri paruwase tukaganira ku by'uru rugendo twifashishije ibyanditswe byera. Haleluya. Ndifuza ko dukoresha uyu mwanya neza, kandi ndizera ko abari hano babizi nta jambo ry'Imana riba rito, nta n'umwanya uba muto iyo uvuze mu Imana neza. Rero turashaka kubihuza. Abateguye iki giterane bari bafite intego umushumba yivuze, ariko kandi n'umwigisha uhagaze aha wabiteguye wabisengeye bigomba kuba bifite intego. Amen. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo Uwakuremye aragushaka. Uwakuremye kandi ni ijambo rusange ritari ry'umuntu ku giti cye, ni ijambo twese dukwiriye gutekerezaho. Uwakuremye agize gute? Nyeganyezo mwegeranye mubwire uti Uwakuremye aragushaka. Reka dusome Bibiliya muri hangana, turasoma ahantu hageze nko kuri hatatu ariko ntago bisobanura ko turi butinde. Dusome Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Ugize gute? Ugize gute? Uwakuremye agize gute? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ngo agira gute? Reka tureba ahantu yihishe. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 3 igice cya 5 ku murongo wa 3. Mariko 5:3 haranditswe ngo yabaga muwumva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. 6 abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira. Tuvuge ngo amen. Arirukanka agira gute? Hindura urupapuro dusome ku murongo wa 20. Kuri icyo gice haravuze ngo aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Tuvuge ngo amen. Abantu bose bagira ute? Mwambabarira tugasoreza kuri mu murongo uri muri Luka 15:22. Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 15 ku murongo wa 22. Haranditswe ngo ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane kimasa kibyibushe mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Duhuze ibiganza twongere dukomera Imana amashyi. Ayo mashini make cyane ariko Mana yanje. Haleluya, haleluya. Abantu bumva nta kibazo bafite mu kanwa bikirize. Haleluya. Aha. Ndashimira Imana muri uyu mwanya. Iyo tumaze kuvuga teme biba bivuze ngo iminota yose dufite turayikoresha kandi byose bikabyara umusaruro. Abantu bakunze gusaba abageni, iyo bageze aho barasaba abageni mu misango, hari umuntu ukunze kuvuga ngo amaguru ni ayanjye ariko ijambo ni iry'umuryango. Ndagira ngo mbabwire ko amaguru ari ayanjye ariko ijambo ni iry'Imana. Nubwo ari nje muri kubona hano, amaguru ni ayanjye
ariko ijambo ni iry'Imana. Abacuranzi bari hano nabashatse ndababura ngo bicare kuri ibi byuma, kandi ni igitero kimwe na rofure nacyo mugishire mu minota mfite kugira ngo umuntu uri hano wese abyumve. Haleluya, haleluya. Uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Uri hehe, uwakuremye aragushaka. Amashi. Uri hehe mwana w'umuntu, uwakuremye aragushaka. Ko ntakubona, uri hehe, uwakuremye aragushaka. Umva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Yewe, 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 umva arabaza mwana. Wow! Uri hehe, uri hehe, aragushaka. Uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Uri hehe mwana w'umuntu, ni ijambo ry'Imana. Bibiliya yanditswe ku buryo twebwe abakristo, Bibiliya nicyo gitabo gikuru ku isi. Nta gitabo kiragisimbura, nta n'ikizayisimbura. Bibiliya ni ibyanditswe byera. Niba hari ibintu mvuga nta bwoba mfite, niyo mvuga uko Bibiliya ivuga. Amen. Mu bintu uvuga wemye ntihagire ukubaza ngo wavuze iki, ni ukuvuga uko Bibiliya ivuga. Niba udashaka guhangana n'abafata ibyo abantu bavuze, uzavuga uko Bibiliya ivuga. Bibiliya yerekana inama yabereye mu ijuru. Twebwe twemera Imana, tuyemera nk'Imana imwe ariko mu butatu bwera. Tuyemera nk'Imana umuremyi, Imana umwana, n'Imana umwuka wera. Ntizibe eshatu ariko zose zikaba imwe. Haleluya. Bibiliya igaragaza ko mu ijuru habaye inama ihagarariwe n'Imana umuremyi, ihamagara umwana, ihamagara umwuka wera, irabwira iti duhurire mu nama. Bageze mu nama baravuga ngo ikiri ku murongo w'ibyigwa ni ikihe? Imana iravuga iti ndashaka ko turema umuntu, ndashaka ko tugira gute. Bati saraba ameza ati kandi mvireyo rimwe, arabasa natwe. Hindukira urebe uwo mwicaranye mubwire turasa n'Imana. Iyo uvuze ko umuntu ari mubi, uba uvuze ko Imana ari mbi. Iyo uvuze ko umuntu ari mubi, runaka ni mubi, no, keretse ibyo akora nibyo bibi, ariko we asa n'Imana. Ushobora kuba wakora ibibi, ariko weho bwawe wari mwiza, wari usa n'Imana. Arabasa natwe. Haratangira handikwa ngo Imana iti turema umuntu. Inyugute ya tu ni abarenze umwe. Abarenze, iyo barenze umwe baravuga ngo tu. Naho iba yonyine iba yaravuze ngo ndema umuntu, ariko kuko atari imwe yaravuze ngo tu, turema umuntu abasa natwe. Bati dutangire. Ndatanga igitekerezo atiko twambere ko tumurema tumanza turebe uko azabaho. Imana iti cyambere nje ndi umuremyi murabizi, ndamurema. Umwana nawe ati nanje murabizi, ndi umutabazi. Njewe mu bizamubaho byose nzatanga umusada.
mu bintu byose byashaka kumukoraho. Nzatanga ramforo. Umwuka ati nanjye ndashaka kubabaza mbere yuko ngira icyo mvuga, arabaheye batarabiye hepfo ku isi. Umwuka ati murabizi ko kubiriya hepfo bigoye, nanjye nzamufasha. Iriya hepfo kubayo biragoye, nanjye nzagira nte nzamufasha. Niyo mpamvu mubona abantu babana n'umwuka wera nta bintu bibagoye, twe dufite umufasha. Bibiliya igaragaza ko muri iyo nama ntabwo batashe ngo bazabikora ubutaha. Ako kanya Imana yahise yunama imurema mu mukungugu imushira hariya. Bamaze kumurema hafi y'ijuru, isi buriya n'ijuru nta rugendo rurerure ruhari, nta rugendo rurerure ruhari. Buriya naha twicaye, iyo wujuje ibyangombwa byo kuja mu ijuru, kujya mu ijuru ntago bisaba gutega igare, nta n'indege, nta na moto. Buriya naho twicaye ushobora kugera mu ijuru utavuyeho. Iwacu ni bugufi cyane. Ijuru riri kure y'abakora ibyaha, ariko rikaba hafi y'abizera. Ngiye kubabwira ikimenyetso kimwe cyerekana ko mu ijuru ari hafi. Hari umuririmbyi mwigeze yuzura umwuka wera hari i Kigali, aravuga ngo negereye i Yerusalemu mu mugwa mwiza warimbishijwe, kandi ndi hafi yo kugerayo inuma zaho. Oho, mu biguruka bigira ijwi rito inuma niyo ya mbere, kandi iri jambo yarivuze ari mu Rwanda ahagaze no ku butaka, ariko aravuga ngo inuma zo mu ijuru. Murumva atari bugufi se? Murumva atari bugufi se? Mu ijuru ni bugufi bw'abizera, hakaba kure y'abakora. Abanyabyaha bo niyo bakwicara mu byogajuru ntibagerayo, ariko abayera b'Imana mu ijuru ni hafi. Imana ibahe umugisha. Bibiliya ivuga ko bahise bamurema bamushyira muri Edeni. Kanihute, muri Edeni baramubwira ngo iyi ni jaride twateguye kera, mbere yuko tukurema twabanje kukuremera. Umuntu ati mwarakoze ma, ibi biti byose nibyo kurya, ibyo kurya tugupangiye. Ntaho uzahurira n'isafuriya n'imbyiro n'amafurusheti n'amatasi, no. Mbese wowe urajya urahindukira guca usorome pome, nugira hirya urye marikuca, nukata guca urye manderena, nugana hano urye ipapayi. Byose turabiguhaye, ntabyo kwiri guteka imyotsi gucumbira, urajya urya wowe gusa. Wahera mu gitondo urya ntibizashira rwose. Baramubwira ngo ariko natwe nk'abantu bakuremye, nkatwe tukuremye ngo ube ibyishimo byacu, kugira ngo natwe tumenye ko uzaje uha agaciro wakuremye. Ibi biti byose turabiguhaye, keretse kiriya gusa nicyo utazarya. Bamurinda igiti kimwe, ariko ibindi byose barabimuha. Reka mbabwire, muri iyo minsi bavuye muri iyo nama ngo barahindukira batembera mu ijuru ryabo, ngo bari bafite umumarayika witwa Rusofero. Witwa nde? Barahindukiye bari gukata mu ijuru. Rusofero ati biteze? Imana iti ni sawa. Ko muri gukata hano muvuye? Bati tuvuye mu nama y'iki yo kurema umuntu. Ko nje mutayintumiye mu baturiki? Jewe ndi umuririmbyi. Bati umuririmbyi sarema inama y'abapasitori? Kubura umuririmbyi se bivuze iki? Ati ko ndi umuririmbyi ukomeye. Bavuga bati si kuba waririmba ukomeye wabatiza? Uko waba uri kose uri umuririmbyi, niyo waba ukomeye, ntiwahuza umukobwa n'umuhungu ngo basezerane uvuge ngo umwe abaye umugabo wundi. Haba hari ibitashoboka uko waba ukomeye kose. Rusofero ati nanjye n'amakorasi yanje na za haleluya zanje murazipfobeje munsibya mu nama. Baravuga bati ntabwo wagombaga kuyirema, yagombaga kubamo Imana rurema, kuba mu mwana w'Imana no kuba mu mwuka wera. Mumusize hembese? Bati tumumanuye mwese hepfa. Sawa. Nizere ko nanjye bibaye akavuyo birangiye ntacyo abamariye. Niba iyo nama yo kumurema mutayintumiyemo, nta munezero muzagira. Imana iti nta kutonganya umuntu mu rugo rwe,
manuka iyo hepfo neza cyane. Umugeri amanuka yibarangura no mu isi ngo bi mu ijuru hahita ahandi ku ijambo rivuga ngo wasiwe. Ugushije iki? Kuko umanukiwe n'iki? Mu ijuru basigara bavuga bati si ubu dukoze ibiki koko? Umuntu turemye tumusize he? Mu isi. N'iki gihe hararumbu nacyo tucyohereje he? Mwana ngo umwana bahumurije se aravuga ngo humura papa, n'ikibesha kikamukoraho nzahita manuka. Uhumure, uhumure. Umuntu afite asiranse, ntabwo twamuremye bidutunguye. Niyibesha akagira uwakoraho nzahita ntanga umusada. Imana itamena. Reka nihute. Birangira Satani yamanutse mu isi afite ubushobozi bwo kwihindura ikintu cyose kibi cyababaza umuntu. Umugabo n'umugore bari batuye muri Edeni, barya saa sita na nimugoroba, bafata icyo bashakiye, na saa 9 z'ijoro basoroma, na saa sita basoroma, nta kibazo bafite. Ariko ngo Satani ahita yihindura inzoka, ahita asura abantu muri Edeni. Asanga umugabo nta uriyo, maze iminsi ndi gushaka kubaza abateoloji aho uyu mugabo yari yagiye ko gupagasa bitari byakaza. Ahantu uyu mugabo yari yagiye ndi kuhashaka n'ingaruka nzahababwira. Nkasanga umugore ni uriya ati bite madamu, dama ati ni byiza, amakuru ni meza. Ahasi ati niho tuba. Ati nanjye ndi umushyitsi ndabasuye, umudamu ati karibu. Ati bibitiza ati byose ni ibyacu. Byose se murabirya? Ati cyane da. Nakiriya se kuko yarakizi. Nakiri. Umudamu ati oya kiracyoye. Satani ati se ko murya ibibishe ikiryoshye mugakireka. Umudamu ati nta twasuzuguriye yaduhaye, yabiduhaye byose ariko iturinda kiriya. Satani ati mbega ngo iratanga n'ubugome. Ibime kiryoshye iba ibibishe. Umudamu ati se kiryoshye gute? Satani ati nje narakiriye. Nje nagize gute? Njewe kubera iki se mpise nkimenya? Njewe kiriya narakiriye nuko yari ibizi ko mukiriye mwamera nkayo. Ubu mukiriye mwabima. Madamu ati burya nuko iteye. Eka twime bizatuma dusobanuka. Satani ati rambura ukuboko usorome kugira ngo umenye ko nje ntabeshe. Mpangeho nawe uhita ujyaho usangire n'umushitsi. Ngo umudamu arambura ukuboko arasoroma. Aha Satani arajya nawe arajya ati ibingibi ubibikire sheri wawe. Ibiragiye iravuga iti ndagakoze. Izongera Imana kuvuga ngo kumurema itambwi. Iyo iragiye Adamu baraje ati bite madamu, mudamu ati karibu ku meza. Ibise nibiki? Ati nibyo nasoromye. Ko wasoromye ku byo yatubuje? Ati nuko utagira abashitsi. Nuko utagira abashitsi. Hano twakiye umushitsi usobanutse uzi ibintu byose. Yavuze ngo kiriya Imana yatubujije nicyo kiryoshye. Kandi ubu tuvugana narangije no kukijya. Nariyeho. Adamu ati wariye? Ati nariye nawe ryaho. Adamu ati bwo sinarya ku giti Imana yatubujije. Umudamu ati nutajya ndarira. Bagira amarira hafi niwe ba mbere. Ngo nutajya ndagira gute? Mu bintu bitera ubwoba umugabo rero ni ukubona umugore arize. Nutajya ndarira. Adamu ataho kugira ngo urireza nanjye. Ngo bararya bombi ako kanya. Ngo amaso yabo arahweza. Uwa mbere arebye mugenzi bati icyo kibunoze. Undi ati woze kutambaye isutiye. Buri muntu wese ahita yiruka. Nguwo hirya muri manderena, undi atambika muri pome ngo barihisha. Ngo ako kanya Imana birabasuye. Iravuga iti kansuhuza abana banje. Kumbi ntiyamenya ko bangiritse. Ngo bumvishe imirindi yabo. Bariruka. Imana irahamagara iravuga iti ko nageraga ha. Bakikiriza ngo amena. Ko nta mena ndi kumva. Ikomeza hirya. Ko ejo bundi ari hano nabasanze. Isanga ntibakiba muri korari. Ko namusangaga mu masengesho. Isanga nawe ntahari. Iravuga iti ubu ndahamagaye karabaye. Adamu! Adamu we! Adamu urihe?
Adamu abwira Eva ati itaba madamu. Eva ati mbabarira nihamagara Eva nditaba ariko nawe nivuga Adamu witabe. Adamu urihe? Adamu ati wakwitaba ko ari we ho wabikoze wa mugore we. Umugore aramubwira ati ratuzi izi n'amazina yacu. Reka mbabwire, nimutera utudukorasi ukavuga ngo iratuzi izi n'amazina yacu, muzashaka ukuntu mwiyaranje museseka maka gatero ukavuga ngo iratuzi izi n'amanyanga yacu, murebe ko barayikiriza. Ntabwo Imana ifite ubushobozi bwo kumenya amazina yacu itazi amanyanga yacu. Iratuzi izi n'amazina yacu, iratuzi izi n'amazina ya, iratuzi izi n'amanyanga yacu. Hari umudirijante wagatambikamo bakakarepeta, bamubwira bati amatora y'umudirija gusa niyagezweho. Ndigira ngo nihute, Imana irahamagara ngo Adamu urihe? Adamu aravuga ati ngiye gupfa kigabo. Arahaguruka aravuga ngo Mana ndi hano ariko nambaye ubusa. Imana iti habaye iki Adamu, ninde wabikubwiye ibyo bintu? Ninde wabikubwiye? Ndi hano ariko nambaye ubusa. Imana iti vayo hano. Aravuga ati ubwo urahinguka n'ubwo busa. Ngo abarambuye ukuboko asoroma ibibabi. Asoroma iki? Ngo abidodama agakabutura ubucoce. Ngo n'umudamu adodama akajipo. Ngo barazana imbere y'Imana bunamye bati biteze. Imana iti ko mwe muhagarare mwemye bati ntatwabishobora. Imana iti se habaye kate twakiye umushitsi utari muhire. Bigenda uteze ati ni wowe hejuru y'umugore kandi umugore wambujije kumubabaza. Bite madate ate wenda nabe ni nzoka waremye. Bite wanzoka wati ntaco nasubiza. Nabikubwiye ko wamuremye ntahari. Imana yavuga itumva rero sinshoboye kuja impaka n'uwo naremye. We Adamu nakubwiye kuja inama n'umugore ariko nta nakubwiye kumwumvira mu mafuti, kuko wagendeye ku by'umugore ukibagirwa ibyo nakubujije. Uhereye none uzajya wiyushiki akuye. Nawe wa mugore we, kuko wumviye inzoka warugiye kuja uryama udatwite bugaca mu gitondo ufite uruhinja mu rubavu, ariko uzabyara urushe. Nawe wanzoka we, ari weho Satani, tubikubwire ntugire ngo utsinze igitego. Uyu mugore washutse muri we hazavamo umwana azakumena umutwe, azakumena umutwe. Mwese mugende mumva imbere. Inzoka biragiye. Adamu barebye Imana yamuremye ariko natwe hari ikindi wadupangira. Imana avuga iti mbapangira kati imbeho iratwishe. Ngo Imana mu mbabazi zayo ngo ibirambuye ukuboko nararisomye ngo isingira inyamaswa yari hafi aho irayishishimura yicomoramwe amagufa n'inyama isigarana uruhu irarubambika. Arizo mbabazi zayo. Igira gute? Hayiwe, niba hari ibintu umuntu yambara bikamubera ni ukwambara imbabazi. Mu myambaro ibera umuntu ni ukwambara imbabazi. Reka mbabwire, aho kugira ngo muhendwe n'ibitenge nta mbabazi mufite, mwambara imbabazi. Mwambara imbabazi. Ibindi byose nta muntu wambara imyenda ihenze nta n'idahenze. Hahenda imbabazi z'Imana, kandi imbabazi zitangira ubuntu. Baba bambaye imbabazi. Ikintu cyakurikiyeho ngo Imana ihita ibakura mu ngobyi ya Edeni. Ubundi Edeni byasobanuraga urugo rw'ibyishimo. Urugo rw'iki? Rw'iki? Edeni byasobanuraga urugo rw'ibyishimo, cyangwa se ubusitani bw'ibyishimo. Imana yarabaremeye ibyishimo bidashira. Niyo mpamvu mubona kubera kuva mu buntu bw'Imana abantu baraja gushakira ibyishimo muri filime, mu mupira. Abantu nukwirirwa iyo avuye mu kazi ahita avuga ati mumpe telefone, ati kangura amamega, ati kandebe Nsabi. Ngo arebe nde? Ikibaza Nsabi.
nsabi. Umugabo n'umugore bagatinda kuryama bari kureba nde. Ati haro twigeze guhurira mu soko ari kwirukanka cyane, ese kuri kwiruta wabwira bayike. Ati ngiye kureba umudije. Ati umudije sagire gute? Atambi igice cya 20. Ati cy'intare y'ingore. Ati ndi kwihuta ngo ndasanga batashe. Ngo adasanga bagize gute? Ukagira ngo nukugurira abantu umuceri ngo agiye gushaka intare y'iki, ngo igice cya kangahe. Ubwo ari gutereta ibyishimo ngo asinzire kubera ko yasohotse mu buntu bw'Imana. Iyo usohotse muri Edeni usigara uhendwa n'ibitari byo n'ibitari ukuri. Umuntu agatereta akanywa ibisindisha ngo asinzire, umuntu akanywa itabi ngo abone ibitotsi. Ariko Dawidi yaravuze ngo nzaryama nizigure kuko Uwiteka ari wumva amahoro. Reka mbabwire, haleluya, aba bantu byamaze kubabaho ngo Imana ihita ibabwira ngo mpume mpumuke mutakimbereye mu ngobyi, musohoke musohoke. Basohoka muri iyo ngobyi ngo Imana ihita ihamagara abakerubi irababwira ngo muhagarara, ntagire umuntu uzongera kwinjira muri iyi ngobyi. Baratumera, ngabo mu masaka, ngabo mu ntoki, ngabo mu rusasa, ngabo mu bigori, ngabo baracyamenengana, barasohoka muri iyo ngobyi. Iyo ngobyi basohotsemo ngo Imana irindisha abakerubi. Bibiliya iravuga ngo na bugingo n'ubu. Reka mbabwire uko Bibiliya ivuga nihute. Bibiliya ivuga ko Adamu wa mbere yatumye dusohoka mu ngobyi ya Edeni, yatumye dusohoka mu rurembo rw'ibyishimo. Ariko Adamu wa kabiri ari we Kristo yahise avuga ati nanje ngiye kumushaka nzongera mugarure muri uru rurembo. Mwanditsi yandika ibyo Yesu yeretse Yohana, yamweretse ko yaje gushaka uwazimiye, uwasohowe muri Edeni. Yesu yahise avuga ati ntabwo arasohoka. Imana itisura none uramuboneye ko yatomeye yagiye. Aravuga ati aho nzamusanga hose nzamwomora inguma nkuko Bosco yaririmbye, musiga amavuta, mwambika ubundi bwiza, nzongera ninjirane nawe muri rwa rurembo. Ubarega tuzongera twinjirane nawe aho twasohowe. Muvuge ngo tuzongera tuhinjijwe na Yesu. Muzabyumva kambe mbiretse. Aho twasohowe kubw'icyaha tuzahinjizwa kubw'imbabazi twagiriwe na Kristo. Bibiliya ivuga ko umuntu kuva icyo gihe agora Imana arayirusha, aba mu buzima buvunanye kuko yari ari mu isi. Igihe kigeze ngo Yesu aravuga ati no, ntago misiyo nayikinira mu ijuru, ndamanutse ngiye mu isi. Abaramanutse aravutse. Bibiliya irandikwa, baravuga ngo isi yabonye umucyo. Isi yabonye iki? Ahita yidekarara aravuga tuhereye none ninje mucyo w'isi. Jambo yaravutse. Bibiliya yerekana Yesu yavutse. Yesu yagize gute? Ikongera ikamwerekana amaze iminsi 8 Simiyoni amuterura bashima Imana. Ikongera ikamwerekana afite imyaka 12 ahata ibibaza abatambyi. Yinjiye mu rusengero atujuje imyaka. Atujuje iki? Atujuje iki? Yinjiye mu rusengero atujuje imyaka kugira ngo atangire guherekana icyubahiro cye. Muri Israel mu Bayuda bagiraga niho havutse itorero rya École de Dimanche cy'abana. Nta mwana winjiraga mu rusengero ataruzuza imyaka 30. Utaruzuza imyaka 30 ntibabaga bemerewe kuja muri iryo teraniro. Ariko Yesu yaginjiyemo afite 12 kugira ngo yerekane icyubahiro cye. Bibiliya ikongera ikamwerekana agize 30 aza kubatizwa na Yohana. Yohana amubatiza. Yohana agira gute? Ariko se n'abantu babiri dusigaranye. Umuvuze se mwabiki. Yohana agira gute? Uretse ko muvuze mubaye iki? Ibyo byose ni urugomo gusa, ntajya mufatanya n'abantu. Haleluya. Yohana amubatiza yamubonye kuri Yorodani. Yesu atarahagera, Yohana yaravuze, arabwiriza ubutumwa bwiza. Aravuga ngo nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze, ibikombe bizuzuzwa, ibigoramye bizagororoka, abantu bazabona agakiza. Ngo abantu bose baravuga bati uyu ninde wongeye kuvuga ibi bintu? Aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ngo abantu bariruka baja kubwira Herode, baramubwira ngo twabonye umuntu uri kuvuga ibintu bikomeye cyane. Herode aravuga ngo ko abona ari Mesiya. Aravuga ati umuntu sinzi niba ati muje kumubaza niba ari. Baraza bariruka baravuga bati none niweho Mesiya. Yohana ati no,
sindi Mesiya, ndijwi ryurangururira mu butayu. Ndababwiye ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Kandi nubwo njyewe ndijwi, inyuma yanjye hari undi undusha ubushobozi, kandi simfite ubushobozi bwo kupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ngo abantu basigara bafitiye amatsiko uwo wundi. Ahingutse rero Yohana ati yo, ati nguwo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Arababwira ngo muve ku giti, dore Imana. Abereka Yesu. Yohana baramubaza ngo niye mpamvu bivuze. Arababwira ngo iyantumye yambwiye ko mubo nzabatiza, uwo nzabona inuma imuguye ku bitugu, nzamenye ko wari umwana w'Imana. Yohana arababwira ngo nanjye mbibonye rero mpita mbihamya ko uyu ari we mwana w'Imana. Uwo munsi ngo abantu bahoze ari aba Yohana bahita bahindukira babwira Yohana bati nta turabana n'umuyede umufunda ahari. Bahita bakomezanya nande na Yesu. Yohana nayo ngo ajabuka mu mazi yerekeze Yudeya, niho yeretswe iyerekwa rya nyuma rya Herode ko yarongoye umugore wa mwene se. Bahita bamufunga, birangira bamuciye igihanga, akazi ke kari karangiye. Yesu ngo akomeza ubutumwa, ahita aje i Yerusalemu. Aje hehe? Ijambo rya mbere yavugiye i Yerusalemu, yarababwiye ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yanjyeho ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'iki, mbwira imbohe ko zibohowe, mbwire n'ibisenzegeri ko karuhura yaje. Ahita avuga ijambo ryiza, muvuze ngo amena naribabwira. Arababwira ngo mu cyimbo cy'ivu nzabaha amavuta. Cyo bita kuvunja. Mu cyimbo cy'ivu nzabaha iki? Amavuta. Kandi abayuda barabahanga mu gusoma. Esaya yari yarababwiye ngo muri mu buretwa, ariko uburetwa murimo muzabumarwa no gusirwa. Yesu rero abavuza ijambo amavuta, baravuga bati ibintu hari bya bindi byadukura mu buretwa. Abandi bati yarasoje neza nuko yatangiye nabi. Bati yatangiye gute? Yatangiye avuga ngo ashaka kubabarira ibyaha ku buntu, kandi abantu basanzwe bababarirwa ibyaha bazanye ibimasa, inuma n'intungura. None nababarira ku buntu, twe tuzakukana iki? Ababwiye abatambyi ati muhumure, kubabarira ngiye kubishira ku buntu, ariko umuntu umaze kubabarirwa nawe nzamutuma ituro aje yihumanure ku rusengero. Abatambyi bati turukumva natwe harimo ikintu. Nta kibazo, bababarira ariko uhita batwoherereza. Muri ibintu byose biranditse, bababarire ariko nabo ugire gute? Tubabarire ngo bagumiyo hirya muri gare, bababarire natwe baze ku cyumweru bajye baza. Amen. Niba hari ikintu cyari gitunguye abatambyi, ni ukumva ko amanuye imbabazi, poromosiyo bikaba ubuntu. Abatambyi bati ibimasa bizava he? Ati ibimasa ndabiciye, ariko namwe mukoresha ibiseke, barajya baratura buri ku cyumweru. Abatambyi batamena. Noneho kugira ngo azane ikimasa mu mwaka umwe, ntiyaje aratura no muri nibature. Haba harimo inyungu, muhumure. Haleluya. Bibiliya ivuga ko Yesu yavugiye i Yerusalemu ngo abantu b'i Yerusalemu ngo biha amafiyeri, biha kutabiha agaciro, ngo baramubwira ngo niba ushaka abanyabyaha, nta munyabyaha uri hano, wayobye, komereza kwi Galilaya, niho twataye abanyabyaha. I Galilaya ngo harubatswe ikigo kimeze nk'Iwawa, ikigo kiri hagati mu nyanja cy'abantu bagiye bakora ibyaha mu mujyi. Uwashikuzaga umugore telefone bati jyu barayijanye, bahita bamupakira pandagari bajana i Galilaya. Ujanye shakoshi nguwo uwatoboye butike i Galilaya, ngo kugera ku rwego bahise Galilaya y'abapagani, i Galilaya y'abaki, ikaritsiye y'abaki. Babwira Yesu bati niba ushaka abanyabyaha hano ntaburabona, komeza ko i Galilaya. I Galilaya niyo ba Petero babaga bahoze ari abazerote, bari abarwanyi, yakubita umuntu igipfunsi bahita bamushiramo amapingu, baberekezayo. Yesu rero ngo bayerekeye i Galilaya. Abahungu nabo ngo bageze i Galilaya kubera inzara yabarya, bakiga koga, bakaroba amafi batashizemo, kavuga bati natwe twige kuroba, bigwanaho. Yesu ngo barahageze, ngo asanga uwo munsi ntacyo bafashe. Ngo ijambo rya mbere yarababwiye ngo bana banje. Abahungu bati twabaho tubonye umuntu twita abana.
bana banje mufite icyo kurya. Baravuga bati wavuga n'icyo kunywa? Ntacyo dufite. Yesu ngo yari yahageze kare ngo acana umuriro abokereza amafi. Arababwira ati muze hano. Ngo bahita baza. Arabwira ngo mbere yuko tuvugana mubanze mujye amafi yokeje. Ngo barayajya. Arababwira ati ngaho dusubire mu mazi. Ubwato n'ubwande bati n'ubwa Petero. Ngaho roba amafi. Petero ati nta uroba ku manwa. Yesu ati bikore kuko mbivuze. Petero ati rero ngiye gukora amakosa y'akazi ariko nuko bivuze. Ariko nkurikije ibyo nzi nta uroba ku manwa. Yesu ati bikore. Petero ati kuko ubivuze kambikore. Ngo abagize atya agaruye inshundura ngo yumva ziraremeye, akuruye ngo yumva na amafi gusa. Abwira abahungu ati mumfashe, ngo buzuza amato yombi. Petero arebye ayo mafi abwira Yesu ati twakumenye, turagusabye ngo uve hano kuko twe turi abanyabyaha. Yesu ati nicyo nashakaga. Nicyo nashakaga. Icyo nashakaga nicyo nashakaga, ko mwemera ko muri abanyabyaha nkabona nkabababarira. Yesu ahita abababarira, arabeza, arababwira ngo uhereye none nta muzongera kujya mwarika ku nzira ngo muvuge ngo buraca ndi hehe. Muhereye none ndi mu kirabarobyi b'amafi, mubaye abarobyi b'abantu, muze tugende. Bati tuje he? Ati tuje Yerusalemu. Ati baradufashe batubonye badufunga. Yesu ati nta wabafata turi kumwe. Ngo abinjirana mu mujyi wa Yerusalemu. Abantu barababona bati jya babotore babahungu by'abisambo. Yesu ati mubaheruka kera, ubu barabatuwe. Ngo binjira baririmba bati twarabatuwe rwo n'umwami wacu, twigishwe ijambo rye. Bayinjirana mu mujyi wa Yerusalemu. Cyo dukomeze. Abahungu barayiririmba. Birangira murakoze cyane. Abantu bati none aba bantu Yesu ubajanye. Agatase ahubwo ni he badakwiriye kugera. Ahubwo si batanze umusoro. Yesu atuwuhese. Atari ko hari umusoro buri wese akwiriye gutanga. Yesu ababwiye Petero ati Petero ihute ku nyanja, ni wowe uzi kwihuta, urahasanga ifi, uyasamure, uyikuremo stateri, uza nutanga umusoro, mukomeza mutera amakorasi, ubuzima bukomeze. Ngo Petero ariruka asanga ifi, ayikuramo ifaranga, ayisubiza mu mazi, araza arishura, ubuzima burakomeza. Abahungu ngo batangira kugenda batera amakorasi bati yanyishuriye imyenda nta rubanza. Birangira bahindutse abantu bakomeye. Haleluya. Yesu ngo atangira kubabwira ati ubu rero ndababohoye, mundangire n'ahandi hantu hakeneye abantu baboshwe. Baravuga bati rero twebwe ibyacu byari byoroshe, hari undi mugenzi wacu we yafashwe nk'ibitari ibyacu, ibintu byamufashe birenze ukwemera, sinzi niba wabishobora. Yesu ati bimeze bite? Ati hari umusore mugenzi wacu, ati wabo bagiye kubona babona ibintu biramufashe, ateye abantu amabuye, afata imihoro ngo aratema abantu, agira gute, yibaga adashonje, yarwanaga kugeza kugwega kubita n'ababyeyi be, ibyamufashe ntabyo tuzi. Yesu ati muhumuro wamufashe ndamuzi, kandi niwe wanzanye, niwe ndi kugwana nawe. Uwo muntu arihe? Baravuga bati ahantu hari n'ibintu bikomeye twe tubikubwiye. Yesu ati mubivuge. Baravuga bati cyambere ubu tuvugana atuye mu irimbi. Atuye hehe? Nta kintu arya, nta umugemurira, ntagira saa sita, ntagira nimugoroba, ntagira yirirwa yabira, yasarara, yagira ate, iwabo barahebye. Yesu atari hehe? Bati ngwino tugende. Ngo barambuka bavuye i Magadalena. Ngo bambutse ngo baca muri ya nzira igana aho uwo muhungu ari. Ngo yari umusore mwiza. Nasomye komanteri ya Bibiliya, nsoma imyaka yari afite, yari ari mu kigero cyiza. Ageze mu kigero ngo yari afite imyaka 16. 10 ningahe? Umwana w'imyaka 16 aba ari muri centre. Leta ibimureba ikavuga iti nata umupolisi azaba umusirikare. Umwana w'imyaka 16 w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, pastor abamureba ati nata w'umudiyakoni azaba umucuranzi. Aba ari ahantu heza. Uwo rero tuvuga ngo ari heza, na Satani niho amufatira.
ubu mubona ngo yangirije abantu yabahereye bageze heza, ariko arahaza aho abafatira tukababura. Agufatira umukobwa w'iyo myaka akamuhindura indaya, agufatira umuhungu w'iyo myaka agahita amugira igisambo kandi wabo bafite ibiryo, amugira umusinzi w'umwuga. Ariko Yesu muhumure yaraje, abaravuze ati nje kumushaka, mu ndangira aho ari, bati dore inzira irafunze, ati yihe, ati dore icyapa kiranditswe. Naho kumba umuhungu ngo ibi murimo byaramufashe, ngo akora hasi atera abantu amabuye. Abandi bati murakwepa atabica, abandi bati muhamagara iwabo, bahamagaye iwabo bati tubigenze gute ko yasaze, abandi bati mushake imigozi tumuzirike. Bibiliya yavuze ngo bamubohesha ingoyi, bamubohesha n'iminyururu, ngo ariko bamara kubiboha akabivunagura akabicagagura, kugeza aho Bibiliya yavuze ngo ntihagira umuntu n'umwe ubasha kumuhosha. Nta kindi kintu bagombaga kumumarira. Yarageze ku rwego anywa ntatahe, yarageze ku rwego ava iwabo kugira ngo ajye asambana, agaturugwa akagenda, nta kindi kintu wamwemerera ngo agaruke mu rugo. Yarageze ku rwego ibi murimo bimusaza ku buryo atagaruka mu rugo, ngo aba arabivunaguye arirukanka. Abantu barimo Satani ngo agenda yerekeye ahari imisaraba, ntabwo muri kano gace nzi aho bashingura, ariruka ngo asanga abantu baje gushingura umuntu wabo wenda urwaye malariya agapfa, ngo asanga bashingura bagira ngo nawe aje gutabara, asanga bamaze gucukura imva imaze gupfuba, bagiye kumanura umurambo. Umuhungu yaje yiruka ngo ahageze abakoze hasi, atoragura ibuye aryohereza mu bantu. Irya kabiri agira cya, yagiye kurekura irya gatatu, abaje gushingura ati nta naba nazanye umurambo ngo nanjye mbe umurambo. Baba barirutse basiga umurambo aho ngaho, basiga imvi irangaye. Umuhungu abonye birutse, ibi murimo biramubwira biti manuka muri iyo mva, bahita yimanukiramo, ageze mu mva yicaramo. Bibiliya naha yamusanze iravuga ngo uwo muhungu yageze mu mva, ayirirwamo, ayiraramo, ayimaramo umunsi, iminsi ibiri, icyumweru, ukwezi, kugeza aho Bibiliya yavuze ngo yabagamo. Yagiraga ati twasomye ngo yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha, naho waba umunyururu cyangwa ingoyi. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga muki. Ariko mujye muvuga ibyo twasomye, twabisomye muri digisiyoneri cyane muri Bibiliya. Yahoraga ku manywa. Noneho ngo ufite ibibazo wari wajamo. Oya weho wari wajamo n'isaha imwe. Ndashimira Yesu ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Maze n'uwo mumva yamukuyemo nkanswe we utari wajamo, ngo urumva ibyawe bitoroshe. Ngo kugera ku rwego yasakurizagayo, abahungu bamanutse bageze ku isantire, barababaza bati ko aka kanya muzamuye umurambo muhise mushingura. Abahungu bati ntuzi ibyo mwene ntuzaradukoreye. Uwa mbere ati ngiye wibuye rinyuza, uwa kabiri ati ngiye yaranguyemo ijisho, uwa gatatu ati ahubwo se ntuza wari he ko yamusigaranye yamufashe, ko mutari mwana tubwiye ko yasaze. Abandi bati yatewe n'abadayimoni kera. Abandi bati ntuza murebane murebe, ngo baburamo umuntu umwe, ngo bamubona aturutse nkiriya, bati se icyo gihe hararumbu kiraguhitanye. Aravuga ati sha mujye muha Imana icubahiro, twebwe twabohowe na Yesu. Uriya muhunguzi ibintu bimuhaye ati ngiye wari usigaye inyuma, ati ndamwitegereje nkebutse inyuma mbona yamva tumaze gucukura ayimanutse. Abandi bati tuje kubwira iwabo rero tubabwire ko ntibazirigwe bamushaka, ko yagiye mu irimbi yijanyemo. Ngo baragenda babwira se na nyina bati mwihangane tubabwire inkuru ibabaje, bati mwitubwire. Bati twaturuguye gushingura wa mwana wanyu, tugiye kumanura umurambo mu mva, adutera amabuye, umurambo tuwusigaho, imva twacukuye abariya jamo. Nyina na se batayi bati n'ubundi iriya ndwara ntikira, twari twarasenze ngo apfatagize uwahitana. Ubwo yijanye mu mva adusoneye ayidayihatsu izamujyanayo. Ubwo yijanye mwabibonye bati ayimanutsemo, bati turabara iminsi umuntu apfiraho atari
kuko mumva nta resitora irimo, mumva nta kindi azajya, turabara iminsi niturangiza tuzagenda dusubizeho itaka. Mu gihe iwabo bamubyaye bamaze guheba, turahebye, nta mwana ukimurimo, ntiyazavamo umugabo. Mu gihe nyoko wakubyaye avuga ati narabyaye, nasutse amagara, nagize gute, naherekeje abandi ku bitaro. Ni ukuri Yesu aracyahari ngo akugire umuntu muzima. Yesu aracyahari. Abamubyaye baraheba, berekana ko bakuye y'amaso, ariko Yesu aracyagufitiye icyizere. Muhumure ngiye gusenga. Bibiliya iravuga ngo aho ngaho benshi bakuye y'amaso. Komanteri narayisomye, hari Bibiliya nini bifite komanteri ya buri nkuru, ngo aho hantu ngo iryo rimbi bahise barihagarika kurishinguramo, bahita bandika icyapa kivuga ngo iririmbi rirafunzwe, stop, ntawemerewe kunyura aha hantu, haba umusazi. Haba iki? Ngo haba iki? Umuntu uzarenga iki cyapa akahanyura, uyu musazi akamumena umutwe, ntazarege ababyeyi b'uyu musazi. Bagikubita hejuru ku giti, bahita bahindura irimbi ku kandi gasozi. Ariko ngo umunsi umwe Yesu yaratangiye ubutumwa. Yaratangiye iki? Jambo yaravuze ngo abazima sibo bifuza umuvuzi. Yaravuze ngo barushe n'abaremerewe mu nsange ndagira gute. Yaravuze ngo uyu ni umwaka w'iki. Yaratangiye ubutumwa, kuko Yesu atabwirwa iby'abantu, ngo amenya ko muri iryo rimbi harimo umusore wazavamo umucuranzi. Ntago muri kunyumva. Amenya ko iryo rimbi ririmo umusore wazavamo umudiyakoni. Aravuga ati kubera iki? Satani arafata umuntu akamugeza ku rwego amushyira mu irimbi atapfuye. Yesu abwira abigishwa ati tuje mu kazi, ati turakorera, ati tugenda. Ariko ngo baragenda, bageze muri iyo nzira ngo bazamuka berekeje, umwigishwa ati garuka mwigisha, ati uzi ko nzi kuzi gusoma. Yesu ati kubera iki? Ati reba iki cyapa, ati kivuga ngo iki? Ati kiranditse ngo stop, ntawe unyura hano, iyi nzira irafunze. Yesu ati ifunze kubera iki? Ati haba umusazi. None se n'inka yasaze ni ihene? Bati ni umuntu. Yesu ati cyanzanye n'iki? Mwebwe musigare kuko mutaza akamaro k'uyu muntu. Yesu ngo aca munsi y'icapa, abageze hejuru muri rya rimbi. Wa muhungu ari mumva nawe ngo baramwumvishe, aravuga ati kankwere kuko bamena umutwe. Aravuga ati nsanze mu karitsiye yanjye abanshaka, ngo abatoraguye amabuye. Atoragura iki? Si ubwo mubivuze mwabiki? Atoragura iki? Aravuga ati kankwereke, ngo abazamuye ukuboko ngo atere Yesu. Ha! Yesu ngo baramurebye, aramutumbira. Bibiliya iravuga ngo ibimurimo birataka, bimurimo birataka. Biravuga ngo Yesu mwene Dawidi, twagusize mu ijuru none udusanze nino. Ariko ziko Yesu ati muri bande? Biti turi ingabo zahe. Bisanga nta defense bigira, nta n'ikigo bigira, n'inzererezi ziraho. Iyo zitabonye aho zijamo, buriya twese tuzamaganye zabura aho zije. Mukorera he? Biti ntitugire tuje mumuvemo, ngo birataka. Biravuga bitaradutwitsa aratwishe karabaye, mumuvemo. Biravuga biti ko tukuzi mwana w'Imana, turakuzi, urahita utwica, uradutwika, ntudusigaha. None waduha amahirwe tukava muri uyu tukaja muri ziriya nani. Mba nzivuza reka bazijya ntinabakira. Singiye kuburaho ndara. Urambabarira, reka tumuvemo tuje muri ziriya ntuza. Ariko mwazimenye n'ubundi po, ndabivuze ni mwanga kuncumbikira ndarara kwa pastor. Reka tumuvemo tuje muri ziriya ngurube. Yesu aravuga ngo n'ubundi ingurube niyo mutaba muzirimo ntizaririmba. Ingurube niyo mutaba muziri, ingurube niyo yabwagura ntiyashima mu rusengero. Muve mu muntu mujaho muri ziriya nyako, kugira ngo mumenye ko abadayimoni bakaze. Babaye mu muntu ntiyapfa, ariko bageze mu ngurube, ingurube zite twe tugiye mu mazi karabaye.
zita ziyahura. Ingurube ntizamara kabiri zirimo abadayimoni. Ariko umuntu yamaze kangahe bamurimo. Birangira wa muhungu akize ngo ibitekerezo biragaruka, yibuka ko yataye ishuri. Aravuga ati turi muri vacances. Turi muri vacances disi. Yibuka ko yataye iki? Ishuri. Aba yibutse ko ataraye mu rugo. Aba yibutse ko uwo bajyamanye atamusabye iwabo. Aba yibutse ko ibitekerezo bigiye ku murongo abwira Yesu ati amakuru. Yesu ati ni meza. Atugiye mu giterane. Yesu ati atezana ngo ufashe ishakoshi. Nanjye nari umurokore kera. Yesu ati ndekurira igikapu. Manzo usubire iwanyu uje kwiyereka nyoko na nyoko wanyu. Ubabwire iby'Imana yagukoreye. Umuhungu ngo yaragiye. Iwabo babona arakomanza ati mukingure. Bati umusaza ati mama sinasaze barokoreje ubundi bakoze giterane ndi hano. Yo, na uri muri babandi bihaniye muri gare nanjye ndimo. Yo yambi Bibiliya twasomye yavuze ngo se amubonye isagize gute. Ariko mubivuze buhoro mana. Sha kuzagarukino. Isagize gute? Ahamagara abagaragu. Arababwira ngo muzane umwenda musha mu mwambike, bivuga imirimo myiza. Muzane n'inkweto muzishire mu birenge, bivuga ubutumwa bwiza. Muzane n'impeta muyimwambike, bivuga ngo yongeye kuba umunyamasezerano. Aravuga ngo kandi muzane ikimasa mu famu yanje, mu kibage, mu gihe baraka, mu gihe beteri, mu gihe urumuri, n'abaprotokole n'ababigizemo uruhare bose. Buri muntu wese uri hano afateho tujye kandi twishime, kuko umwana wanje wari warapfuye arazutse, wari warazimiye agize gute arabona. Komera Imana amashyi twakira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imba.